ubukene bw'akaranda si isezerano, umurage w'ubugwari ntugira igitabo, waba muzima yakamirwa n'amaboko agatarama mu bandi bagabo. Turagushimira ko haba abashyitsi abasangwa babarinze mu nzira bakabasha kugera hano mu mahoro muri iki gikorwa kigiye kubera hano. Turakwinginze ngo ubane natwe ukiyobore umwanzi Sekibi, mudutsindire imyuka mibi yose, imbaraga zawe turazizeye. Manura abamarayika rero babane natwe, ibibera hano byose bibe ibyo kutwubaka, haba mu iterambere ndetse no mu bwenge. Urakoze kubyumvise mu izina ryawe, urakoze. Urakoze cyane rero. Nkuko mubibona, haba abasangwa nkuko nabivuze n'abashyitsi, urabona ko hari abashyitsi batugendereye, ariko kandi ndagira ngo nsabe umuyobozi wacu, umuyobozi wa COPEC Twizigamire, adufashe kubaha ikaze no kubakira. Umuyobozi mwanya mu bandi. Muraho neza. Twishimiye kubona abashyitsi hamwe muri COPEC Twizigamire. Neza bwanyu, twagendeye n'abashyitsi kandi beza. Harimo abashyitsi baturutse muri Amiri, reka tubasabe bahaguruke tubakize amashyi benshi. Turabishimiye cyane, kandi turi kumwe n'abashyitsi baturutse muri Save Project mu bice bitandukanye, namwe tubifurije ikaze. Turi kumwe kandi n'abanyamuryango ba COPEC Twizigamire, turi kumwe nabo baje kugira ngo dufatanye muri iki gikorwa, namwe tubifurije ikaze. Muri iwanyu mukomeze kwisanga iwanyu. Aha muri ni muri COPEC Twizigamire, kandi COPEC Twizigamire ni ikigo cy'imari iciriritse, ikigo cy'imari cyakira abantu bose, ariko uyu munsi wa none turi kumwe cyane n'urubyiruko. Turi kumwe n'urubyiruko nibo twafatanyije iki gikorwa, kandi twibuke yuko turi mu cyumweru cyo kwizigama, mu ndimi z'icyongereza bakita saving week. Ubwo rero wabyumva gutyo ko ari icyumweru cyo kwizigama, yakumva impamvu turi aha ngaha. Ni ukugira ngo tuze kuganira kuri icyo gikorwa, ubundi icyo gikorwa cyadufasha iki mu buzima bwacu bwa buri munsi. COPEC rero Twizigamire, kuko nayo babwiye ikigo cy'imari iciriritse, gitangijwe n'abahinzi n'aborozi, hanyuma bibumbiye mu mpuzamashyirahamwe Nitini Kopagi, ariko kandi kiza kugenda cyaguka. Nyuma y'abahinzi n'aborozi tugira n'urubyiruko, tugira n'abacuruzi, tugira n'abandi bantu b'ingeri zose zitandukanye. Umuntu yakwibaza ngo COPEC Twizigamire ifasha iki abanyamuryango bayo cyangwa baza bayiga? Icyambere, iyo umuntu yinjiye hano tumufasha gufungura konti. Buriya mugabo uri hariya ushatse wagenda agahita gufungura konti. Rero kuyifungura ni 7,000. Iyo tuvuze 7, umuntu yumva ko ari amafaranga menshi, ariko ubusanzwe 7,000 harimo 5 by'umugabane. Umugabane mwumva icyo ari cyo? Ni ukuvuga ngo ni ikintu kiguha uburenganzira muri COPEC Twizigamire. Mu yandi magambo, COPEC Twizigamire ibikorwa byayo ubifitemo uruhare. Urabona nk'iyi nyubako, iyi nyubako ubu ni iy'abanyamuryango, ntabwo ari iy'abakozi bari hano. Reka da, ni iy'abanyamuryango, ntabwo ari iyacu.
ubwo rero iyo umaze gufungura konti muri Copec Twizigamire ugatanga uwo mugabane uba ugize uruhare mu bikorwa byose bya Copec Twizigamire. Mu yandi magambo ibikorwa bya Copec Twizigamire biba ari ibyawe. Ufungura rero konti ni 7,000 bitanu by'umugabane, 1,000 cy'agatabo, 800 aba ari kuri konti yawe birumvikana. Hanyuma rero ukaba umunyamuryango wa Copec Twizigamire. Ikindi tubafungurira amakonti atandukanye. Hari amakonti asanzwe, konti isanzwe ni konti ubitsaho ukanabikuza. Hari na konti zunguka bita saving account cyangwa konti zo kuzigama. Izi konti ni byiza ko turi kumwe n'urubyiruko. Hari konti zihariye ku rubyiruko yita tera imbere rubyiruko. Tera imbere rubyiruko ni konti umuntu w'urubyiruko afungura akayizigamaho, ariko tukanamwungukira. Twunguka gute rero? Twunguka amafaranga yose ariho ari kuri konti yawe turayungukira. Ikindi, iyi konti yitwa tera imbere rubyiruko, umuntu wo mu rubyiruko ashobora kuyiheraho agasaba inguzanyo. Turabizi ko kugira ngo burya umuntu asabe inguzanyo muri banki, icyizere nicyo cya mbere. Ubwo rero iyo konti igufasha kubaka icyizere hagati yawe na Copec Twizigamire, ku buryo uje gusaba inguzanyo n'urwijyane n'ako kanya, kuko tuba tuzi yuko tugiye gukorana n'umuntu usanzwe ukorana natwe, umenyereye gukorana na banki, bikihuta cyane. Ku badamu rero muri mwana cyangwa n'abakobwa, dufite ikonti yitwa Zamuka Mugore. Iyo nayo ikora nk'iyo ngiyo. Umuntu abitsaho, umudamu arayifungura, akabitsaho, akanabikuzaho, ariko ikaba yamufasha no kubona inguzanyo. Ikindi turanamwungukira buri kwezi. Icyo ntabwo rero nakivuze. Ntabwo ari mu gihe kinini cyane. Buri kwezi turunguka kuri izo konti. Ubwo rero turagira ngo tubashishikarize gufungura konti no kwizigama, ariko cyane cyane kwizigamira. Kwizigamira buriya ntabwo bisaba amafaranga menshi. Amafaranga yose umuntu afite ashobora kwizigamira. Hari abana bajya baza hano kuko dufite konti y'abana yitwa ariko mu Kinyarwanda mu Kinyarwanda yitwa Nzigamira Mubyeyi. Abana baraza bakanyura hano bagasevinga amafaranga 100, 200, uwo afite amafaranga menshi cyane. Ariko cyane cyane kugira konti izo zo kwizigamira, konti umuntu adakora amafaranga buri munsi. Uyo konti uyifungura uvuga uti ngiye kwibitsa amafaranga nyuma y'iki gihe, aya mafaranga azamfasha gukora ikintu kiniki. Nzayaguramo ikibwana cy'ingurube, nzayaguramo ishashi y'ihene, nyorore. Kuki se ubundi utateganya kuzagura inyana kugira ngo uyorore? Nabyo birashoboka. Muri iki cyumweru cyo kwizigama rero turabasaba kugira ngo mukangukire kwizigama. Turashimira Amiri ndetse na Duhami Kadiri, turi mu gukorana mu mushinga bita Safi, ndetse benshi muri mwe bari hano nabo muri uwo mushinga. Uyu mushinga wadufashije byinshi mu bijyanye no gukangurira cyane cyane urubyiruko gufungura amakonti no kwizigama. Ubu ngubu tumaze kugira urubyiruko rugeze muri 600 bamaze gufungura konti hano. Mu kanya hari abo turi buze guhemba, turi buze kubahemba kubera ko bamwe bafunguye konti bazikoresha neza, abandi bafunguye konti basaba inguzanyo kandi baranishyura neza, abandi bafunguye konti kandi bafungura konti baranizigama za konti nababwiye zo kwizigama.
murumva rero buri muntu wese nabishyire ku mutima, ubutaha nawe tuzaguhemba kuko biranashoboka. Uyu munsi aribyo turi bubahembe, ariko ubutaha tuzabahemba ibindi. Mujya mwumva si ibintu bijyanye no guhemba. Hari abantu bagiye bafata amamodoka da bibereye muri ibi ngibi byo kwifungurira amakonte bazigama, abandi bagira gute bafata amamodoka. Urwo rwego rero natwe dushobora kuzarugeraho, ntiturarugeraho ariko dushobora kuzarugeraho, tukareba tutari ku banyamuryango bacu n'abaye abanyamuryango dushobora guhemba bakora neza, tukabagurira nka moto. Hari umujene tukagurira moto ukajya mu muhanda ugakora ubitewe no kwizigama. Ni bande dushobora guhemba tukabahemba muri umugero runo bijyanye n'uko ikigo kigenda kiyubaka. Kopeke twizigamire rero iri kugenda yaguka, tugenda twabuka tugaba amashami. Uyu munsi wa none turi mu ikoranabuhanga. Harimo abafunguye konti hano muri iyo umuntu afunguye konti hano tumuhuza na telefone ye ku buryo ahari hose ashobora kubikuza amafaranga ye cyangwa akayabitsa mu gikorwa bita mobile banking. Ntabwo mubizi se? Murumva ikigo kitagenda gikura mu gihe kiri imbere, turajya ku rundi rwego. Ikindi ubu dufite abagenti hirya no hino mu mazone, tumaze kugira abagenti 13 hano mu mujyi, hirya no hino mu mirenge, ariko turashaka no kubongera. Rero ni mutubwire aho mu dusantere twanyu aho bishoboka ko twakira abagenti tubaye kugira ngo ibikorwa byacu bibegere. Turabashimira rero kuba uyu munsi wa none mwaje kudufasha iki gikorwa cyo kwizigamira, kandi turakomeza gushimira abashyitsi bacu turi kumwe nabo baje no kudufasha, kandi turabifuriza ikaze muri uyu mwanya. Birashoboka ko tuza no kugira n'umwanya wo gutanga ibitekerezo. Ni karibu rwose, buri muntu wese yumve yisanzuye muri uyu mwanya, twese dusangira ibitekerezo, kandi iki cyumweru kizatubera icyumweru cyiza cyo kugira ngo twizigamire tugire aho tuva n'aho tugera. Kandi dufite icyizere cy'uko biri no mu nshingano z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Murabizi yuko ubuyobozi bw'igihugu cyacu buradushishikariza kwiteza imbere. Kwiteza imbere ntabwo wakwiteza imbere utabanje kwizigamira. Kwizigamira nibyo bizadufasha gutera imbere. Mureke rero dufatanye n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu kugira ngo tujye muri icyo gikorwa cyiza kizadufasha kugera muri cya cyerekezo igihugu cyacu cyateguye cya 2050. Murakoze, tugire ibihe byiza. Amashikari make akoze cyane, amagambo meza cyane, ariko je arayavuze numva yororokira umutima, numva ibintu byinshi byiza, yeka ko hari n'abandi bumvise bishyashya cyangwa se ibyo batari bazi, ariko bishobora kubagira akamaro mu gihe kiri imbere. Sibyo? Niko bimeze. Kumara mutishimye. Ngaho tumwongera amashyi. Nakoze hanyuma dukomeza kuganira, ndagira ngo twakire ujya gutera uburezi arabwibanza Zeki. Rero Zeki no mu rugo niyo mama. Reka Marando ari barazekira mu mwana watwakiye mu rugo iwe. Bana turabashimiye cyane. Munize y'amashyi yanjye tumushimire. 1 2 3. 1 2 3. Savu yacu? Oui. Savu yacu. Murakoze cyane. Kurana na Amiri. Bakoranye neza cyane. Kuva twatangira iyi projet ya Savu, bakoranye neza kuko nibo bantu bazengurutse mu mirenge yose Savu ikoreramo. Hari igihe twagize dukorana inama, twamo turakora inama yo kugenda tureba abanyamuryango dufite, tubasura umurenge ku wundi, Kopeke twizigamire twabaga turi kumwe. Konte yo kwizigama
ese mwunguka ngahe kwijana? kijyanye no kwaka inguzanyo twaramaze gukorana, birashoboka ko wenda ushobora kuba muri bizinesi yawe ariko ingwate niyo ifite muri aka karere bene urugero Karongi, birashoboka ko mushobora kuba mwamura amafaranga cyane rwose, kuko Copec twizigamire dukorera mu gihugu hose, aho waba ufite ingwate hose twahagera tukayireba tukaguha inguzanyo. Kuko uyifite mu Rwanda atari hanze. ikindi nanone hari igihe waka nka kredi yo mu gihe runaka bitatu bitanu, igihe kirekire mutangamo kredi igihe kirekire mutangamo kredi y'imyaka 5, ariko buriya abantu benshi tubashishikariza gusaba kredi mu gihe gitoya. Ati ni ukubera iki? Iyo ubisabye kredi mu gihe gitoya ubicunga neza, kubera ko imyaka ibaye myinshi niko ugenda ugira ibintu bimwe na bimwe utakaza bitari ngombwa, ukirara ukagira ngo amafaranga ya banki ni ayawe kandi atari ayawe. Ibyiza buriya gusaba kredi ni ugusaba mu gihe gitoya, nta muntu gitangira, umwaka urahari ukagenda ukayakoresha ukayagarura tukaguha ayandi. Icyizere kizaba. Murakoze. Nanjye nitwa Bizimana Damian uturuka i Kamegere, perezida w'itsinda ryabo ku bahinzi b'inyanya. Tumva nabashimira ku nama mutugiriye, kuko hari byinshi mwagiye mudusobanurira uburyo tugomba kwizigama, uburyo tugomba kwiyima, uburyo umuntu agomba kwiniga kugira ngo agire ikintu azabasha kugera hejuru. Muri make twanyuzwe kuko twarushijeho gukanguka, uko mugenda muduha inama buri munsi tugenda turushaho gukanguka. Ni ukuvuga ngo dufite abafatanyabikorwa cyangwa se abaterankunga badufasha mu nama mu kwiteza imbere. Ibyo ngibyo turabibashimiye ko muturi hafi, ariko ni ukuvuga ngo hari akantu nanjye ntari nsobanukiwe neza, akantu ko kuvuga ngo PDF hari urugero runaka rwa 75 yunganira umuntu ku cyiciro cy'ingwate mu ruhande rw'ingwate. Aho ngaho sinari musobanukiye neza, nagira ngo mwongere muhadusobanurire kugira ngo turusheho kumva neza. Ikindi navuga ni ku kintu cy'inguzanyo. Ese niba umuntu afite nk'ingwate y'ibihumbi 500 akaba ashaka miliyoni, kugira ngo dusobanurire aho hantu ingano ye ukuntu bikurikirana kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Murakoze. Ni politiki y'igihugu cyacu yo guteza imbere urubyiruko ariko n'abagore. Izi ngwate rero za 45%, ikigo cy'imari na Copec twizigamira twe tugirana nabo amasezerano yuko tuzaha abantu inguzanyo ariko bakabishingira 45% by'ingwate. Bishatse kuvuga ko wowe usiganye 25% ugomba gushaka k'ingwate, kandi nababwiye yuko ubwizigame bwawe nabwo ushobora kuba ingwate. Urumva ko nta kibazo gihari. PDF yakwishingira 75%, noneho ukagira saving ya 25%, tukaguha inguzanyo ihwanye n'100%. Noneho urabisobanukiwe. Ni urugero niba ushaka miliyoni 75% nangahe? Arindwi n'itanu urayemerewe kuyabona ku ngwate ya BDF. Noneho rero ukaba ufite saving y'ibihumbi 250 hano, turaguha amafaranga miliyoni y'inguzanyo. Ikindi, ingwate ku nguzanyo
bijyana n'ikigo cy'imari ku kindi. Ariko nkatwe hano ingwate ku nguzanyo igomba kuba ingana byabuze n'agaciro k'inguzanyo tugiye kuguha. Bigomba guhera ku gaciro k'inguzanyo tugiye kuguha gusubiza hejuru. Ntabwo waba ushaka miliyoni uzana ingwate ya 500. Ntabwo byakunda. None se iyo ngwate yabihwanye n'inguzanyo tugiye kuguha? Ntabwo byabigwa. Bisaba yuko byabuze yaba ingana n'iyo nguzanyo tugiye kuguha gusubiza hejuru. Abakozi ngo umuntu abe yayifata kugira ngo n'umuntu aba ahangaha ubwo mbaje nk'ufite n'abandi magarariye ndetse cyane ko twese twaje turinda ku basigaye tumenye n'andi makuru twabasangiza. Usanga umuntu akwandikira bigeze ibyo yanguzanyo birasaba iki byadufasha giye kugira ngo aba bantu bakora batya cyane rusange. Abakozi iyo mu mushinga wita SACCO nk'uko twabivuze biri mu bufatanye bw'ibigo by'imari COPEC twizigamire na Hamiri. Ariko muri uyu mushinga kugira ngo Placide yabivuze neza, buriya ikintu cya mbere turimo kugenda tugendeyeho cyane ni ukubanza gutanga ubumenyi, kuko buriya ubumenyi nibwo bubanza mbere y'ibintu byose. Nyuma y'ubumenyi ibindi byose bikazaza. Kugeza uyu munsi wa none rero turacyari mu mahugurwa kugira ngo abantu tubigishe nibi turimo uyu munsi wa none muri Saving Week, tubigishe ubundi kugira ngo umuntu abashe gukora neza yahera hehe, no kubanza kumenya kwizigama. Kuko buriya ngiye kubaha urugero rufatika. Ntabwo muzi yuko hari umushinga waje hano muri Nyamagabe se na Nyaruguru wagezeyo bita Give Project. Mwarabumvise? Give Direct. Mwarabumvise? Abantu benshi babaye amafaranga 800. Usuyeyo ukamubaza ayo mafaranga ntiyakwereka n'icyo yakoze. Uzi buri ikibazo cyabaye, ntabwo abantu babanje ngo bigishwe icyo bagiye gukoresha ayo mafaranga. Hari amakuru namenye y'umuntu wafashe amafaranga niba urwenya simbizi, agenda ashaka umumotari, amubwira ati ntabwo uri umumotari, uyu munsi ni jyewe nawe. Ugiye kunjyana ubwo ni wa Musange barata, urambana hano i Musange unjyane ku buhanda, urumva? Ati ndagenda njye muri hoteli muri bar, fata agacupa, fata n'ikindi kintu cyose nshaka, ndaza kukubwira igihe dutahira, uparika aho ngaho kuri amafaranga wenda ndaza kukwishyura ntugire ikibazo. Urumva ikibazo cyabayeho n'iki? Ntabwo bari barigishijwe aya mafaranga mugiye kuyakoresha. Muri iyi proje rero turabanza guhabwa ubumenyi, ibindi byose bizazana. Nayo makuru dufite, ariko kandi ntabwo twabahisha yuko n'ibyo byose turimo tuvuga nabyo bizashoboka. Ariko abantu babanza bagira gute? Bagira ubumenyi kugira ngo babashe kwiyubaka mu buryo bufatika. Amafaranga naza y'inkunga azabashe kugera aho gukura naho kugeza. Ntibazaguha inkunga ngo ugume kumenya uko wari umeze, ntacyo byaba bimaze. Murakoze cyane. Niba udafite umuco wo kwizigama no kwiteza imbere, bashaka amafaranga aza nk'ayo bavugaga, dufite amabiliyoni, tuze ngo buri mu rubyiruko miliyoni abenshi twabasanga ari urujya n'uruza ku mihanda. So twabasanga abenshi twasanga bamwe bapfa kubera iki na biti muheshi kubera ibyishimo. Sawa, ntabwo ari poroje y'umwaka umwe, urimo kwihuta ntabwo ari poroje imyaka 5 irimo kwihuta. Mu mwaka wa kangahe? Wa 4, wa 3 tuzagiye kuzijya.
wabatangiye kuza byibuze wabaganye ibigo by'imana byibuze amakuru yabazaga iki nabazaga ngo hatsi nguzanyo ari bangahe nasanze ari bangahe umbwira hatsi nguzanyo nasanze ari bangahe nasanze ari bangahe yabuze niya VUP yaka wabyumvise dore no gushaka amafaranga tujya kwitana z'isako nta n'ubumenyi bwo gukoresha inguzanyo dufite ntuza icyo bita amahugurwa agera nko muri modire enye sibyo icyo bita financial education intuza ishoramari ni iki sibyo ni gute wabona ibitekerezo bya business niyo business washora sibyo ibi modire dufite ese uburenganzira bwawe ni ubu inguzanyo wayicunga ute amafaranga wayacunga ute sibyo ibyo byose nibyo dushaka kubanza gutegura niba ngibi turimo sibyo ibiturimo ya ni amafaranga sibyo nko kuvuga ngo dukira amafaranga kuri konti duke twari twufite sibyo urimo kudukoresha ute nituguha miliyoni 3 ni urugero utagize gukoresha n'ibihumbi 100 amafaranga uzakoresha tubishura uzatega moto muri ariko bavugaga sibyo niba uri umusore ujye ku cyangwe sibyo ujye ku cyangwe ujye kwita ejo bundi amafaranga kwishyura ugiye gute bikunanira ubuse gahunda yacu yo guhanga imirimo igihe tuba tuyihanze icya mbere ni ukubanza kujya gute kubaha ubumenyi amafaranga ntabwo yabuze ariko ikintu cya mbere kibanza ni ubumenyi sibyo abantu benshi babona amafaranga nta bumenyi bafite ubusa sibyo kandi iyi ni poroje iba yaratwaye ibintu byinshi sibyo reba abakozi baza reba twese turahemba reba ibintu byose ni amafaranga sibyo ibibazo rero bya bintu byose waruhiye mu myaka 5 poroje yarangiye rwa rubyiruko rwacu dusanze nta kintu bize gute ruriho nta kintu rufite rwabonye amafaranga ariko ntibishwe amafaranga akora sibyo turimo guhera mu magambo kugira ngo mubanze mumenye sibyo inyungu ntabwo ari ikintu cya mbere pe amafaranga si ikintu cya mbere icya mbere ni ukumenya ngo uzajya urikoresha ute wizigamira ute ese niba udafite konti inguzanyo byumva amaze ikibazo kimwe ntusubize niba udafite konti udakora ubwo savuriza n'amafaranga azanyura muri momo itike tuzayiguha kuri momo sibyo ariko se n'inguzanyo tuzayiguha kuri momo tuzayiguha kuri momo ubwo murumva nta rugendo dufite ubwo murumva savu nta rugendo ifite uzi tujye tubaho tuje mu mahugurwa tukavuga ngo konti tugasanga mwese murazive nka teroriste mfite siko niba yikubaza ndakwishyura ariko ndazi ukambwira ngo ntayo ngo 2014 nibwo nafunguye turi na 24 imyaka ingahe 7 konti udakora asaba ngo tuguha amafaranga kandi abakora ku mafaranga kandi mwese mukora ku mafaranga ariko mugana ibigo by'imari sibyo tugana ibigo by'imari amafaranga arahari sibyo mubanza mumenye ubumenyi ubuse ntabwo bigisha uko bahinga imiteja urusenda inyanya n'ubwose nk'uko ntabwo bahina izo nama muzagaciro kangana gute izo nama uwo bumenyi ni muhinga mukeza yabaho inama ntitujye kubashakira amasoko tuyabashakira tukagushakira uzabona umusaruro sibyo usigaye kwinanirwa ubwa ngo nuzana kontara yawe kopegisi izaguha inguzanyo inyure he nta konti tuzajya tugana ibigo by'imari amafaranga muri sava arahari ariko tubanza tugire gute tugire ubumenyi uyu uzabona amafaranga umukavuga amafaranga mubaye ndizeye 96% n'urugero cyangwa 90 nzi ko uyu mushinga we uzajya bite uzakora uze tubaye amafaranga tubaye miliyari 5 n'urugero miliyari 4 zirahombye umushinga ugize gute urarangiye nturangiye bwo tubaye amafaranga kuri twabigishije miliyari bito umuntu ifi nakutamisha kujya gute icyambere n'ubumenyi tuno kugira ngo kubashyiraho amafaranga arahari haracyari imyaka ingahe
sibyo ubwiza bwiza nk'umwaka wa kane zeki sibyo ubwo batari sabwe uyu mwatubwiye bimeze ariko turacyafite imyaka ingahe turabona twajya mu kigo cya kabiri cy'umushinga sibyo rero dushyire umwete mu byo twiga tubizingatire dukoreshe ibigo by'imari amafaranga arahari hari igihe muzajya kubona mukabona muratunga bati mujye muri kopeke hari amafaranga kuri single digit ku 9%, ariko uzayabona mbikubwiye nawe ufite konti mwifunguza uwo munsi baratera bize mwifunguza uwo munsi ntabwo ngo bazategereza amezi 6 byuza 6 mwana afunguje konti uwo munsi amafaranga yahageze bizagusaba amezi 6 usanga abagenzi barayamaze watumvise ntabwo icyo dufite dufunguze konti dukore ubu bumenyi tubaha tumusigara ahangaha amafaranga arahari muzayabona ariko umushyira imbere ngo inyungu y'inguzanyo ngo nangahe ibyo ntabwo ari byo byawe sibyo ukabona utishimira turishimye ntabwo uzi ibintu by'amafaranga turishimye kuko hari ikintu safi yacu safi yacu safi yacu turanyuzwe gusa natwe twabaha icyizere ko twabyakira kandi biri kutujyamo neza kuko niba umuntu wamugana ataragerageza korora inkoko imwe cyangwa ejo azagira ebyiri birumvikana ko hageze n'umuha enye atashobora kuzigamira birumvikana nk'uko rero urunyanya arukurikirana nkamenya ikigero rugezeho rugakenera umuti ikigero rugezeho rugakenera ifumbire kugeza igihe ruzatanga umusaruro ni nk'uko n'umwana akura ukamwitaho natwe turi kurushaho kubibona reka nama duhaye 20 wenda ku ijana n'amafaranga ubonye igomwe uzuyashyireho ejo azakugoboka ukeneye no gukora na wa mushinga wawe n'igihe wajya kubona ukuntu umushinga ugiye gukora nta nubwo bisaba inguzanyo birasaba kugenda rwose ukavuga ati manager umuhaye amafaranga yagize nte ndayakeneye ukagira ngo kuri umushinga wawe ariko kugira konte ntuyikoreshe ntacyo bimaze bisa nko kutayigira urumva twanatangiye no kubabwira ngo nk'ubu ngubu ndavuga n'abafasha b'imvire dukorana umunsi ku wundi nta muhinzi turi bwongere gutegeka kujya gufunguza konti kuko harabazifunguje bakazitiza abafasha b'imvire funguza konti umva ko konti ari iyawe sibyo bivuga ngo manager ngo yambwiye cyangwa se ngo umuntu wo muri amiri ngo yambwiye ngo umuntu utari bugire konti ntabwo azongera kwitabira igikorwa cya miri oya ahubwo se wowe muyifunguza iyo konti ntabwo izaba ari iya miri izaba ari iyawe nuyifunguza uzayikoresha iki haba ari amatsinda yacu haba ari abanyamuryango bacu kandi iki kintu mukiteho ubu tugenda twagiye tubyoroshye ukaza mu nama bwa mbere twakwigisha twahuye n'ibigo by'imari bamanager ntibari bahari twakoze inama kabiri muri Golden tukakubwira ati okay nta cyuyu munsi turagushyira kuri momo rero tuzagenda tubigabanya murimo murabyumva none se ubu nk'iki cyumweru cyaba ari iki genza mwigishe kugomba kwizigamira ukomeze umbere ngo ni momo nzi ko nta nibigira mutegereze gutyo oya n'ikoranabuhanga turaryemera ni na gahunda leta yashyizeho ariko hari ibintu bifatika amafaranga ari kuri momo ni kwa kuri tuvuga ngo n'igihe akenera ukanda akanyenyeri n'amasegonda ngari ni nk'ayo ifite mu mufuka ubu ngubu kuko turi muri gahunda ya cashless sibyo ariko amafaranga ubuti ari kuri konti mbere yuko nyavanaho ubundi banza utekereze ngiye kuyakoresha iki sibyo rero rwose konti mufite muzikoresha kandi zibe zirimo uriya kintu banki reba ntabwo ari ubwinshi bw'amafaranga ugenda uzanaho bagenda bareba ubundi wowe urayikoresha uko igenda ikora ushyiraho amafaranga uyavanaho ushyiraho amafaranga kuko ntabwo ari iyo kwizigamira ni konti yawe ukoresha umunsi ku wundi yazane uyasubize mu kazi wongere gutyo gutyo nta kibazo kigize gute kirimo noneho ya package mwe murabaza manager siziba mwabyumvise neza uyu munsi turi kuri modile zo kubanza kubigisha package zizaza nyuma umunsi package bavuze ngo ya package yaje byamaze kuba open muze mutangire mufata amafaranga uzaburita ya none bazareba ngo wowe kuje gufata amafaranga konti bazita nk'igikora basanga yarasinziriye ati nimubanze mukangura abandi bagira gose bayatwara sibyo rero cyo kiri mu cyumve neza konti yawe yikoreshe ni yawe ntawe wikugengaho ntabwo ari ya manager yikoresha sibyo murakoze
izageraho ukuri ariko icyo mbona kizareba icyo muri banki kizareba ni ukuvuga ngo wa muntu ufite ya konti yayikoresheje gute kwa kundi yabaregeye kubaregere ni uku mbese ni ukutari n'uburyamo usinzira nabonye 500 byashyizeho mbonye 1000 yashyizeho ndanayakuruye yakoresheje ningira amahirwe ngakora icyo nakoze kikama umusaruro ndayazana ya fishe ya konti yawe byumve nka fishe muri machine n'ubundi nka fishe sibyo yarese kuri igipapuro ariko niya konti yawe bareba wabitsikije umara kubisa urabikuza ukubikije nuko ugize ufashe umwanya wo kuba mu mafaranga ariho ntabwo abaye igihe kingana gute kireshya gute manager azavuga ati impamvu yarekeyeho yamaze gutangira kumva impamvu yo kwizigama ntashaka kuyapfusha ubusa sibyo noneho rero ya mafaranga yaje kuza hageze ugakangwe nuko wa wundi wagiye ubisa 500 igihumbi 2 na wa wundi wabikije 200 na 500 ibihumbi 500 bose bazakisira kuri amafaranga kubera ko azameze kumenya ngo arebye ya konti avuga ati umuntu yamaze kumva igikenewe icyo yarabuze n'amafaranga turamuye kandi koko nibaramuha bazamukurikirana bakomeza kumwira inama ndetse agenda kuri ibikorwa atera imbere anazamuke vuba sibyo nibyo niyo nagira ngo nongere ikindi jambo ubone n'indi information buriya dukorana nk'uko manager yavuze tutura association tukorana n'aba bafatanyabikorwa beza hari ahantu cyo tugenda tugasanga rwose mu kazi keza cyane za Nyabihuri za ahantu henshi cyane kubera ya magroupe mu bamukorera usanga ari biza rwose pe noneho icyo association ishinzwe mu gishinzwe ni ukureba n'ayahe maproje koko ashobora kuza azazira ibisubizo by'ibyo dukeneye cyane cyane ni nk'umuyobozi we muri iki gihe abadamu mu bikorwa b'abasore bavuga utarari inzira iyo myaka y'itanu rero ntabwo ari sabu gusa hari n'izindi nyinshi cyane cyane ziri mu buhinzi kuko akazi gahari ubu ngubu ni mu buhinzi mu ikoranabuhanga ni mu bukerarugendo ni mu bya hoteleri mbese biriya bintu byose bituma bigezweho bitari bisanzwe biriho kera hari indi forejari nayo muzayibona muzayumva cyangwa mwarabivuze yitwa Kataza nayo Amiri yagize amahirwe ibona Masakati n'abandi bafatanyabikorwa muri basangiye kuko nyine turi kumwe na Pepano na Rwanda Academy na n'urwego ubu ni Berdi niyo iri mu mwanya wo kwihariye imirimo kuranga imirimo mu rubyiruko ntabwo rero uzaba wakoze neza hano muri iyi safu kuko uwo mushinga ufite target yo kuzakorera muri district zose z'igihugu nyuma y'imyaka 3 ubu twatangiye muri district 15 urumva 15 muri 50 yongereho zasabu 10 urumva atari 25 ariko yo nyuma y'imyaka 3 izaza ikabaringa noneho district zose kandi mu gihugu abizasanga bari tayari wenda bavuga bati turi mu mushinga yo muri y'ubukerarugendo cyangwa se n'ibindi bihingwa bitari ibyo ngibyo n'ibyo ngibyo bishobora kugarukamo cyangwa bikunda ntabwo bizoroha gukorana nabo cyangwa n'abandi barumuna banyu n'abandi banyu rero icyo umuntu yasaba gusa ni zivanamo ikintu cyo kuvuga ngo iyi nkunga ikintu cyitwa inkunga cyumve ko ari ikintu cyo gutuma umwera ngo ni amafaranga ngo batuzaniye no ni amafaranga cyangwa se ni support niba bahaye inguzanyo kuri makeya aho kuba kuri 20 bakayibahera kuri 9 n'ibice bitanu urumva cyangwa 9 cyangwa 10 urumva ya 14 bavanyeho ni ikintu gikomeye cyane bisigasire kuva iyo komite niyo dushaka niyo abantu bifuza niyo na leta yifuza niyo ntakazamo afite n'ibikorwa gusa ndatekereza ko ntabwo tuganira n'abana twese tubakuru mugende mwitekerezaho ariko byaba bicari 200 byaba bicari 300 500 igihumbi ayo ni ikintu gikomeye cyane kigiye kuba imbarutso kujya kuba imbarutso yo kugira urugendo tufatanye murakoze cyane bayubahirije nk'uko biri nk'uko nabivuze hari abari batarabitangira hari abakataje kugira ngo rero mubone ko ari
ibintu koko bishobora kuvana hamwe bikakugeza ahandi. Iyo gahunda igiye gukurikiraho ndagira ngo nsabe umuyobozi wa Kopeke Twizigamire dufashe kuyobora iki gikorwa, hanyuma turaza gusozana uriya mugabo mureba hariya hirya nawe umuntu winangiye wese amugira inama agahita yemera. Arakoze umusangizo w'amagambo nk'uko amaze kubivuga muri iki cyumweru cyo kwizigamira. Ni byiza ko hari abanyamuryango duhera. Ni byiza ko uyu munsi rero abanyamuryango tugiye guhera n'urubyiruko. Ibyo bamaze kubabwira mu bizirika. Buriya abantu bazabona iyi nkunga ni abantu bagize icyo bakora. Uyu munsi wa none hari abantu batangiye gukora. Hari urubyiruko rwo muri Save Project tumaze guha inguzanyo, bamwe barimo bazirangiza bagiye kuza gufata izindi. Ese umuntu wafashe inguzanyo akaba yirangije ya mafaranga naza siwe tuzaheraho? Niwe munsi tuzaheraho. Murabyumva nawe? Yagura ibikorwa. Ubwo rero namwe mutangiye. Ushobora no gutangira uguza n'ibihumbi 100 reka. Ukagenda ugakora ka gashinga gaciriritse. Ya mafaranga akazasanga ari aho umaze kugera. Ya nkunga nayo ikaza. Abantu tugiye guhemba rero ibyiza n'urubyiruko, ariko abenshi nabo muri Save Project. Uwa mbere tugiye guhemba ni umunyamuryango w'urubyiruko wafunguye konti kandi ayikoresha neza. Yitwa Niyomugabo Jerome, aba muri Save Project, akuriye itsinda rya Kibirizi ngira mu bintu bijyanye n'ubworozi bw'inkoko. Turasaba batuzanira igihembo, ingofero n'umupira, hanyuma dusabe Placide amuduhe icyo gihembo. Bambaye n'amashyi. Mwongera amashyi nk'umuntu. Wa kabiri duhemba ni umunyamuryango nawe w'urubyiruko nawe muri Save Project, yitwa Claude. Yafunguye konti ayikoresha neza, asaba n'inguzanyo, ngira ngo yaranayishyuye yarayirangije. Ubu ngubu aritegura gufata izindi. Reka nawe dusabe Ezekiel amuduhere igihembo, ingofero n'umupira. Tugiye guhemba ni umunyamuryango wa Kopeke Twizigamire w'urubyiruko wafunguye konti ayikoresha neza. Bya bindi mwabazaga, agira na saving account, konti yunguka, yitwa Delphine. Ndasaba ni n'umutegarugori. Ndasaba umuyobozi wacu adufashe kumuduhera igihembo, ingofero n'umupira. Baduhera amashyi menshi. Birimo biratangira. Ubutaha tuzatanga ibindi bihembo byisumbuye. Ndagira ngo utazakibura. Kuza ugafungura konti, ukabitsa ukanabikuza, kandi amafaranga araya tukanaguhemba. Ubwo urumva ibyo bintu kuko urari byiza. Mukomere rero, twabiteguye kubashyigikira imishinga yanyu muzakora no kubaherekeza kugira ngo mutere imbere. Murakoze cyane. Rero agashinguracumu abinangiye nabivuze nirabizi. Ahite anadusoreza iki gikorwa kubera ko amasaha yagiye. Ndumva ijambo navuga muri aka kanya kugira ngo mbashimire mwese
duhereye ku buyobozi bw'ikigo na COPEC, duhereye ku bafatanyabikorwa kumwe nabo bose akazi abona ukuntu abantu bakeye birangira ariko bari kwishimira mugenzi wanjye ndagushimira nawe n'impanuro mwatanze uwo ari we wese nk'uko twafashe amagambo hano wese yatanze impanuro nziza kandi ndatekereza ko nizera ko babwiraga bumva atari guta inyuma ya misozi y'ibigiriya. Ikindi gihe ndatekereza ko tuzaba dufite indisco iriya siroga yanyu mwana yongereho ibindi bintu. Yes. Nuko musigare rero mutekereza ko uyu mushinga ugomba kugira aho turwanya kugeza n'ahandi. Musigare muvuga muti iyi COPEC izabigiramo uruhare rukomeye, ariko namwe muzakore mugomba kumva ko ni nahura na Janine uri umushinga wa Safi akareba konte ye azahita avuga ati nyamuneka yaba bose bari bameze nk'abo yigiriye cyangwa se umureti bawutetse twige kugira ngo natwe tugere aho twiga kubikorera bituma twiza abantu bose barakoze. Ababonye agashimwe ntabwo ari uko abandi batakoze. Nanjye nakwifuje kuwambara nk'umuntu wenda wari umupate na hano, ariko icyo bivuze ni iki? Ni ukuvuga ngo na COPEC ubuyobozi baba bushaka kugira ngo bumenye bubereke ko hari agashimwe kari ku mutima. Kuvuga ngo ariko aho dukorana nabo baratunezeza. Kandi uyu munsi n'uriya ariko ejo nabo zabaho, kandi nuko wenda n'intu ziba zifite impano, ariko mukaba mwese mubona kubizira amana kuko ndi mu mutima imenyekana igakomera, muzayikomeza, ariko mu kuyikomeza kwayo niko kurugurira inzira z'iyo mushaka ko ndayibageza binyuze mu nzira, sibyo? Imana itugire neza twese, kandi uru rugendo ruzadufasha tuzagera kuri twifuza. Murakoze cyane. Mana yacu turagushimiye ko uyu munsi waduhaye mwiza, umunsi Mana ishobora byose twabonyemo kugira neza kwawe, waduhaye ibyangombwa byose by'ubuzima, waduhaye kubaho, ndetse by'umwihariko waduhurije muri iki gikorwa cyo kwizigamira. Turagushimira inama tubungukiye, turasaba Mana ngo ubane natwe muri iki gikorwa. Buri muntu wese umwunganire mu bitekerezo, umwunganire mu bikorwa, buri muntu wese ubane nawe kugira ngo iki cyumweru, iki kiganiro tugiranye kizatubera inkingi ikomeye mu buzima bwacu. Urakoze rero uko ugiye kujyana n'abashyitsi ukabageza aho baturutse amahoro, kandi natwe ugasigarana natwe muri byose, mu izina rya Kristo Yesu. Amen.